Hey you, ndagushimira wowe wamaze gukora subscribe kuri channel yanyu Storyteller Rwanda. Hari benshi bambazaga kampani yizewe bakoreramo application zabo ibintu bikagenda neza kandi mu buryo bwihuse. Ukabona job offer muri Poland, Croatia, Slovakia, Hungary, Montenegro na Laos. Kampani mu Rwanda yizewe nta yindi ni Weduka Apply. Weduka Apply bamaze igihe kirekire bafasha abantu kubona job offer ndetse n'amashuri kuri mwe mukeneye kwiga muri Germany, France ndetse n'ahandi. Mubagane babafashe, service batanga zirizewe. Nibo bantu mbarangiye. Don't miss this opportunity. Poland, Croatia, Slovakia, Hungary, Montenegro. Welcome to Storyteller Rwanda, your channel, your destination. We are the Shinning Mountain. Together we can make it possible. Fly the dream of Africa and live the life you need. Hello my people. Hari haciye igihe. I was missing you so much. Nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Imbeho ubukonje byifashe bite? Topic y'uyu munsi is about winter, it's about snow. Muri video y'uyu munsi uri butangazwe cyane no kumenya ibihugu byo muri Africa utaruzi ko bigira urubura, snow. Waruzi ko harimo n'ibyo muri East Africa? None se uratekereza ari ibihe? Icyo utekereje gishyire muri comment tuze kureba ko kirimo. Ubundi mu busanzwe ikirere cyo muri Afrika kizwiho gushyuha cyane. Cause region Africa iherereyemo iteganye neza n'aho izuba rirasira. Ariko niba uri umuntu ukunda gutembera ntuzatungurwe nuramuka ugiye muri kimwe mu bihugu ngiye kukubwira ugasanga bikonje cyane, ndetse ukaba wahabona urubura rumeze nk'urw'i Burayi, Canada cyangwa se America. On top urahasanga igihugu cya Lesotho. Lesotho ni igihugu kibarizwa mu majyepfo ya Africa. Kigizwe n'imisozi igiye itandukanye like Rwanda. Gituwe n'abaturage miliyoni 2 gusa. Ubushyuhe bwabo baburi hagati ya -10 na -30. Ariko guhera nko mu kwa 6, kwa 7, ukwa 8 gushyira ukwa 9 uzabona urubura muri Lesotho cyane nko mu misozi miremire like Malot, Drakensberg. Impamvu iki gihugu cya Lesotho kiza kuri top nuko nko muri June to August igihugu cyose gihinduka ubukonje. Ubukonje buba bwinshi cyane ku buryo ushobora kugera kuri -20 munsi ya 0. Urumva ko biba bikabije cyane. Igihugu gikurikira Lesotho mu kugira urubura there in Africa ni Morocco. Ubushyuhe muri Morocco ni hagati y'8 na 40 mu minsi isanzwe degrees Celsius. Iki ni igihugu cyegeranye cyane na Europe. Ibazwa kuva muri Maroc werekeza muri Spain ari kilometero 2864 gusa. Kuva Morocco ujya Europe. Gikunze kugira ibihe bitandukanye like nk'ubushyuhe nabwo buba buri hejuru cyane muri summer, ariko no muri winter usanga ubukonje butitiza benshi mu bahatuye. Ku bantu mukunda vibes z'urubura ushobora gusura Morocco muri winter kuko uzahasanga neige cyangwa se snow nyinshi kabisa. The next country where you can find a snow in Africa, guess what? South Africa. South Africa ni kimwe mu bihugu byo muri Afrika giteye neza, gifite ibyiza nyaburanga, gifite amabuye y'agaciro, gituwe na races zitandukanye, abirabura, abazungu
nabo bagiye barimo andi moko. Nacyo nk'ibindi bihugu byo muri Afurika kigira seasons nyinshi zitandukanye. Kigira ibice bishyuha, kikagira n'ibindi bikonja, cyane cyane muri winter season. Nko muri Johannesburg ni umwe mu mijyi ikonja bikabije koko ku buryo ishobora kugera kuri degrees Celsius 2 nko mu kwa gatandatu ndetse no mu kwa karindwi. Tuboneyeho n'umwanya mwiza wo gusuhuza ababyeyi badukurikirana umunsi ku munsi bari Cape Town. Much love, turabakunda cyane. Tugarutse hino muri Afrique Centrale cyangwa se East Africa, turahasanga Tanzania. Nuramuka utembereye Tanzania nko ku musozi wa Kilimanjaro, akaba nawo musozi muremure cyane muri Africa, uzahasanga snow. Iyi ni indi side yo muri Africa ushobora guhasanga urubura anytime, cyane cyane mu cyumweru cya mbere mu kwezi k'Ukuboza, December, no mu kwa gatandatu, kwa karindwi no mu kwa munani rushobora kugabanuka cyangwa se rukiyongera, ariko urubura rwo rurahahora anytime. Ubukonje kuri uno musozi bushobora kugera kuri 15 na 29 degrees Celsius munsi ya 0. Tutarava muri East Africa, reka tunyure no muri Kenya. Kenya nayo ubaye utamenyereye climate yaho mu kwa karindwi no mu kwa munani, ubukonje bushobora kukumerera nabi. For example, nk'umusozi wa Mount Kenya ni umusozi ukundwa n'abantu benshi. Nubwo hakonja, ntago abacyarugendo bajya bahagarika kuwuterera buri munsi bajya ku exploring. Muri mwe hari benshi batunguwe no kumva ko muri Africa hari ahantu wasanga neje cyangwa se urubura. Nubwo ari umugabane ishyuha cyane, hari uduce dukonja cyane ku buryo tunagira urubura. Muri ibi bihugu nkubwiye ntago ari byo byonyine uzasangamo snow. Hari n'ibindi wenda tuzagarukaho uko umwanya uzagenda uboneka, like Algeria, Tunisia, aho usanga ari igihugu gishyuha ku manywa kikagira nka degrees Celsius 16 na 18, ariko mu ijoro temperature ikaba yazamuka cyane, ikaba yagera nko kuri degrees Celsius 7, ndetse no munsi ya 0 nk'abantu batuye mu misozi ya Tunisia bo barabizi. Nanone hano hafi y'u Rwanda cyane, urugero nko muri Uganda, uzahasanga imisozi bita imisozi ya Rwenzori Mountains. Ni imisozi myiza cyane ikundwa na ba mukerarugendo. Yo day by day ihorana urubura rutwikiriye iyo misozi. Nko ku bantu bagize amahirwe yo gusura iyo misozi cyangwa se gusura quartiers zituranye n'iyo misozi, mwiboneye ko ari imisozi myiza ihorana winter ndetse n'ubuhehere around. Reka video y'uyu munsi tuyisoreze kuri Uganda. Hagize igitekerezo cyangwa se ikindi wakwifuza ko twazaganiraho muri video zacu zitaha, wemere ko wajya muri comment ukatubwira uti no topic nifuza ko twazayiganiraho, nifuza kumenya amakuru runaka ku kintu iki niki. Let me know in a comment section. Thanks for watching. Bye bye.